neza abakunzi b'igikoni, abakunzi ba Chef Jeannine, mbahaye ikaze cyane kandi mbashimira cyane abantu mwese mumaze gukora subscribe, ni iby'agaciro pe, ndabashimiye cyane. Ni nayo mpamvu nje gusubiza abakunzi bacu bakomeje kunyandikira kenshi bansaba ko nabakorera dressing cyangwa isosi yo gushyira hejuru ya salade kwa kundi. Mbese ni nayo salade urebye, kuko gukata karoti, kurapa karoti ukaba wakata kokombure byonyine ntabwo bihagije, ugashyiramo akunyu gusa cyangwa utuvuta, hari agasosi karyoshya salade. Niyo mpamvu abantu benshi bakunda kwirira agasalade mu bukwe, nubwo akenshi kabagwa nabi kuko birumvikana gukora isuku ya salade y'abantu 100, 200, 300 ntabwo byoroshye. Umuntu rero wacitse kuri salade zo mu makwe no mu birori akaba ashaka kwirira agasalade karyoshye neza, ndagira ngo wikuremo akantu k'ubunebwe kuko ntabwo bigoye habe namba. Wowe genda ugura ibintu ngiye kukubwira, ubundi ujye wikorera agasosi salade, cyane ko sosi salade iraramba iyo ufite frigo, uyishyiramo ikaba yamara icyumweru cyangwa ibyumweru 2 kubera ibintu biyigize. Niyo mpamvu rero nshaka kuyikwereka, ndakwerekamo 2, ubutanza gukorera 2, noneho uzajya uhinduranya bikubere byiza, wirira agasalade karyoshye. Salade iraryoha, salade ifite dressing nziza iraryoha cyane. Ubwo rero umuntu utarakora subscribe ukaba uri mushyashya hano, please subscribe kwa Chef Jeannine. Mbakorera ibintu byinshi bitandukanye, amakeke, amandazi. Uyu munsi neza amandazi kuri stati yanjye, ariko telefone yenze guturika. Abantu mukunda amandazi kuriya. Abantu mukunda amandazi we. Farini nindi. Okay, nagari mbi cyane ariko nasanze abantu amasalade nyaya postinga, ubugari n'inkoko, ibintu bigiye bitandukanye mba nakoze, ariko nashyizeho amandazi stati, telefone yenze guturika. Waduhaye delivery ego ku mandazi we numiwe, kandi narayakoze menshi, nakoze amandazi maze gukora 2, ndongera mbakorera andi. So ubwo rero ntatinze ndagiye mbereke ibikoresho tugiye gukoresha. Ngiye kwereka dressing, ndashaka gukora agasalade koroheje ko kurya ku mugoroba, ko butiri nimugoroba, ariko ikintu nyamukuru nje kubereka naga dressing cyangwa se agasosi ka salade ko gushyira hejuru ya salade. Ukajya wikatagurira ibintu ushaka mu rugo, ariko ukafite ka gasosi kari professional k'aba chef, ukagashyira hejuru ya salade yawe, ukavanga neza ukakarya. Akenshi impamvu salade ikunda kubatera mu nda nuko biba bivanze. Ufashe ibintu iby'imboga n'ibiki byose bitandukanye, urabivanze, ushyizemo sauce salade, byiriwe aho ngaho bitondetse, hari umugeni ntarasohoka cyangwa wenda sinzi ibirori barimo, nyuma amasankane ni karibu ku meza. Ubwo bimeze ite? Ibyiza rero umuntu ategura agasosi salade ku ruhande, agategura na salade ku ruhande. Bibaye na byiza salade ntiyabivangavanga ari buri kintu kwacyo, hanyuma buri wese akaza afata agakokombure, akaroti karapye, akabeterave, akagenda ashyira hamwe, akagi, akavoka, hanyuma agafata agasosi salade bitewe n'ako yumva ashaka, agashyiraho mbari ikiko kimwe mbari biko 2. Biriya bintu bari ibisirimu. Nawe mu rugo iwawe n'ujya utegura salade, ujya ushyira aka dressing ku ruhande cyangwa se agasosi salade ku ruhande, umuntu yishyiriremo sirimu. Twagiye rero. Mfite igitunguru. Igitunguru ni ingenzi muri sauce salade, kituma igira agatest cyane ko wenda hari n'igihe wakoze salade idafite igitunguru. Rero iyo ushyizemo agatunguru karapye kugira kataza kugaragaramo cyane, ukumva ni ibintu yoresha ikiyiko, kugira ngo bitagaragaramo cyane turakirapa. Hanyuma turape agakaroti, hanyuma dukoreshe mutarde ndayikunda cyane. Mutarde ni nziza, igabanya ibinure mu mubiri, ikintu cy'ingenzi cyane dukeneye. Tuba dufite ibinure byinshi, abantu dufite ibinure tumenyane. Hanyuma igabanya ibinure mu mubiri cyane, n'ibindi bintu byose waba uri kurya, surtout nko kumarina inyama. Ujye uyikoresha cyane mu kumarina inyama. Nzabakorana na marinade murebe ukuntu nyikora. Kumarina inyama nabyo birafasha, irafasha kuko igabanyamo bya binure byayo. Hanyuma ntabwo narangiza umumaro wayo. Ukavange k'ibirayi, abantu tuvukana mu komere twakunda gukora sauce salade tukayishyira ku birayi we, kumvange byaryohaga, no ku muceri biraryoha. Abantu turasetsa. Mayonnaise, ariko niba uri kuri regime cyangwa udashaka ibintu by'ibinure byinshi bikabije, cyangwa ukaba uri kuri gahunda yo kutarya mayonnaise muri iyi minsi, ushobora kuyisimbuza plain yogurt. Plain yogurt ni nziza, cyangwa yaourt itarimo, yaourt naturelle itarimo amasukari. Buriya irakoreshwa cyane mu gikoni, tukunda kuyikoresha no kumarina inyama mu nkoko, ni nziza. Ubwo rero mu gihe udashaka gukoresha mayonnaise, yisimbuze plain yogurt, yaourt itarimo
isukari cyangwa Greek yogurt. Iyi vinegere nayo ndayibarekomandinze cyane, ndayibashishikarije cyane kubera ko ni nziza cyane, irafasha cyane. Mana ninjya mu mirimo, ninjya mu bintu, buri kintu cyo gishinzwe mu mubiri, ntabwo ndi buze gusoza iyi video kandi sinishaka gukora amavideo maremare, mwaranyihanije. Ubuki ni bwiza cyane, turaza kubushyiramo, butuma tudijera neza, ni bwiza cyane. Kudijera ni gute? Igogora bituma igogorwa ryacu rikorwa neza. Hanyuma this is white pepper, sorry, reka nzane black pepper. Okay, nabizaniye rimwe. Black pepper nayo turayikoresha cyane muri salad seasoning kuko iyongera akaryohe mu biryo n'impumuro nziza, kandi no mu mubiri wacu ituma muzi akamaro kayo gakomeye cyane. Uzi ko ituma ibintu turi kurya n'amavitamine n'ibiki byose byinjira neza mu maraso yacu cyangwa mu mubiri wacu neza. Nicyo kabura iki kirungo mu bintu byose no mu mvange ujye ushyiramo black pepper, ni ingenzi. Hanyuma amavuta ya olive yo ntabwo nayavuga, twarayavuze bihagije, nayo turayakoresha. Numva salade idafite utuvuta twa olive nta kigenda. Umunyu turawukoresha. Hanyuma turakoresha oregano cyangwa persile, kimwe muri byo cyakora. Amata nubwo mfite menshi hano ariko ndakoresha make cyane, ibiyiko. Hanyuma nkagira amacupa ndi buze gukoresha, mukajugunya amacupa ni ingenzi. Amacupa avuyemo mutarde nk'iri sinshobora kurijugunya, iryavuyemo mayoneze, amacupa y'ibirahure ntabwo numukajugunya. Wenda aya plastique wenda ushobora kwirengagiza ukarijugunya, ko naryo ngiye sinyapfa kurijugunya ko abika amafu neza, amajyane, ibintu bigiye bitandukanye. So amacupa rero ndayakoresha cyane ko nayo mbikamo muri frigo amasosi salade mba nakoze n'ibindi bintu, amayawurute, ibintu bigiye bitandukanye umuntu aba yakoze. Si byiza kurijugunya. N'iri ngiri ryavuyemo tomate ariko isukika ukuntu, nkunda kuyikoresha ku masosi cyane, amasosi y'inyanya yo kurisha makaroni. Iyi pasata iba ari sawa byatari. Iri cupa ryayo rero ndarikunda, iyo mfite amata makeya gutya agasigara mitansukamo nkayatereka muri frigo amara iminsi ameze neza. Voilà, karakanyuzemo k'ababyeyi. Ubwo rero reka ntangire. Iki gitunguru nkirapira ahanini, hagati aho ngiye gukora sauce salade ebyiri zitandukanye. Imwe iraba igizwe ni yindi isanzwe abantu benshi bakunda gukoresha cyane itagoye, n'indi ntigoye kurushaho noneho, ariko impamvu ngiye gukora iyi ngiyi irimo mayoneze, nuko abantu benshi dukunda mayoneze pe kandi iryoshya salade. Ariko nababwiye ko ushobora gukoresha plain yogurt. Rero sauce salade y'umweru hamwe n'iy'umuhondo. Y'umuhondo iraba yitwa honey mustard dressing. Noneho indi yo nyandi yacu isanzwe y'Abanyarwanda, ntabwo nibuka izina turi buyite. Tuyite dressing y'Abanyarwanda. Ubwo rero reka ntangire ndiyegereza utu tuntu tubiri, sibyo kuko ibyinshi bibihuriyeho. Ndarapa igitunguru ahanini, hano ngaha hanini tujya turapira fromage. Igitunguru cya mbere ndagishyira mo hano. Ubwo salade nyine wamaze kuyitunganya, cyangwa se wenda sauce salade wari uyifite mbere, ubundi yose ukora aga sauce salade ko gushyiraho. Voilà, igitunguru cya kabiri rero ndagishyiramo hano, sibyo? Ngiye nkorera muri aya macupa iminota ingahe biba bisoje, ntabwo sauce salade itinda. Hanyuma byiza uyifite nyine ukajya uyikoresha mu buzima bwawe bwa buri munsi. Wakumva ushatse agasalade ukabwira n'umuntu ugufasha mu rugo nkatera igitunguru n'agakokombure, ndindijije. Tugiye gukorera hano agatungurusumu. Uyu munsi ndabereka ibipimo, ntimugire ubwoba. Abantu bajya bambwira ngo ntabwo twereka ibipimo neza. Uyu munsi ndabereka ibipimo. Tungurusumu ya mbere nini, ya tungurusumu yari nini. Mujye mwegereza n'agakayi ga mwandike ko turi ku ishuri. Izindi tungurusumu ebyiri ndazishyira muri iriya nkoze yindi. Honey mustard salad ushobora no kuyikoresha, honey mustard dressing ushobora kuyikoresha uyikozamo agasambusa, ukigabanya ibinure, uyikozamo utundi tuntu, twa tuntu tw'udusnacks dukunda guteka, tubulete, tuntu dutandukanye. Ibi rero bikaba birarangiye
igitunguru sibyo. Abantu mwambwiye ko mushaka ko mbireka sauce salade, nizere ko iyi video muzayira mukayilakinga cyane, share nyinshi mugashyira ku masitati yanyu. Hano mfite ikiyiko kinini, hano muri honey mustard turashyiramo ikiyiko kimwe, bibiri sibyo, byiza. Hano biba byiza ukoresheje Dijon, moutarde ya Dijon ni nziza cyane, ni classic mustard, ni nziza. N'izindi nyine wazikoresha. Okay, iyi yindi rero turakoresha ikiyiko kimwe muri iyi salade y'abanyarwanda. Nibagiwe ko twabyise ibyo. Takubu kubusa sibyo. Hanyuma tuyipfundikire, ndaje nyibike. Ubwo ni muri honey mustard dressing, ibyo birarangiye. Noneho ngiye gushyiramo vinaigre, nkoresha cya kiyiko kinini. Iyi vinaigre apple cider vinegar ni nziza cyane, shyiramo ibiyiko bibiri gusa. Hanyuma nashyiramo white pepper ntabwo ari black pepper, ni white pepper, ariko bijya gukora kimwe nuko hari ibara uba udashaka mu kintu uba uri gukora. Nkoreshe ibipimo bifatika, agace k'akayiko gato niko nshyiramo. Iyi vinegere irahumura. Udafite iyi vinegere ushobora gukoresha indimu, udafite indimu ushobora gukoresha balsamic vinegar, nayo ni nziza cyane. Udafite wapfa gukoresha ya vinegere yo koza ibintu, ariko si nziza, niyo koza iriya nibyo yagenewe sibyo, ntabwo yagenewe kuribwa iriya vinegere. Ni mpipe nzayikoraho mbibabwire, ariko vinegere ziribwa ni iyi ngiyi, ni white wine vinegar, nayo sinzi niba muyizi, ikorwa muri red wine vinegar, hakaba na white wine vinegar, hakabaho na balsamic vinegar, nayo nkunda cyane nuko nkunda kuyibona, irahenze, hari igihe nyibura nkapfa gukoresha iyi ngiyi, nayo ihenzemo gakigura 3-5, ariko uko biri. N'indimu ni nziza cyane. Hanyuma hano muri honey mustard vinegar, honey mustard dressing, ndashyiramo ibiko 3 bya olive oil. Yari yose waba ufite kuba ari olive, ngiye ntabwo njya ndeba iyi ngiyi gusa. Iyi ngiyi ikintu yikundira, ntabwo ihumura kwa kundi gupika cyane. Muri harya yitwa baso, ya indi nayo iri mu icupa ariko risa n'iryijimye, ni nayo recommended, ariko ngiye ukuntu ihumura ntabwo njya mbisiporta. Ariko uramutse wowe wumva uko ihumura ntacyo bigutwaye, wajya uyikoresha kuko iri recommended, kuko ntabwo olive oil ishaka umuntu uyishyira mu bintu biri light. Urabona ko rino cupa riri light, riragaragara cyane, rero ibishaka ibintu byijimye. Akunyu nako ndashyiramo agace k'akayiko gato sibyo, umunyu utaba mwinshi. Hanyuma honey mustard dressing, nangiye gukora bwa bundi bwanjye, byaranze byamaze kujya mu ntuzi, nshyiramo ibiyiko 2 byuzuye neza bya honey. Iyi ntuze iyo uri kotsa inyama ukazana karoso ugakozamo ugasiga ku nyama, ibintu by'ibinyamerika we biraryoha. Hari ukuntu urya inkoko yokeje cyangwa inyama yokeje cyangwa ifi yokeje, ukumvamo akantu kakaryoheremo gake kari sweet, ye baba we baba basizeho ino ntuzi, biraryoha. Cyangwa uri gukora marinade ugashyiramo utwuki dukeya nk'ikiyiko kimwe. Nzabereka marinade disi we, muranyibukije, nzayibereka kandi muzabikunda cyane. Hanyuma ndashyiramo akayiko gato, aka ni akayiko gato kantuze ka oregano, ndumva ari ibyo. Honey mustard vinegar. Noneho ndasukamo amata makeya kugira ngo turwanye
iriya acidite ya vinegere ku bantu barwara igifu njye nibo mba ndengera cyane, kandi akaba yumva yakunze iyi dressing, yashyiramo amata makeya biramufasha. Makeya ni ukuvuga ibiyiko 2, numva ntabwo ari menshi, bikanatuma iba light, bituma iba ndende. Wari wajya kugura dressing baba bazigurisha mu kantu kangana nk'uko nguko gatoya, ugasanga ngo 10k ngo 6k, wabyikoreye mu rugo se, yashira ugakora indi, yashira ugakora indi, ukanarya ihagije itarimo n'ama produits chimiques baba bashyizemo gutuma ibintu bizatinda. Uracugusa neza, hano ukuntu gasa gahondo, ibisa gahondo kubera iriya mustard birimo. This is honey mustard dressing nziza. Okay, ubwo ni iyi ngiyi ukoresha ugashyira kuri salade yawe, iraryoha cyane. Ariko ku bantu badakunda ibintu biri sweet, ushobora gukoresha iyi yindi ngiye gukora, nayo yagufasha. Ariko ku muntu uri kuri nka regime rwose, nko ku muntu uri kuri regime, ugiye gukora salade yawe ugashyira aha ngaka, perfect, biba ari sawa cyane. Twakomeje, reka rero dukore yindi. Irakenera mayonnaise ibiyiko 3 byiza. Ninashyizemo ikiyiko kimwe cya mutaride, hanyuma n'ibiyiko 3 bya ntuzi bya mayonnaise, hanyuma tugakenera ibiyiko 3 nanone binini bya vinegere. Nabwo wakoresha vinegere iyo yose waba ufite, niyo gutuma bya bindi tugiye kurya byo muri salade bishya. Hanyuma ugashyiramo umunyu, hanyuma ugashyiramo amavuta ya olive nayo ibiyiko 4. Ndariza benshi bashaka kwikundira iyi ngiyi kubera irimo ka mayonnaise, kandi nakubwiye ko nakoresha mayonnaise kansa nubigira gutya kugira byorohe, ninza gukubita bize kuba byoroshye, ninza kubicugusa. Iyi ngiyi irakunzwe cyane ahantu hose ngiye, niyo mbakorera. Voilà, none nkashyiramo ubuki nshyiramo buke cyane, no kugira ngo nakayiko gato kugira tuze kurwanya ya ntuzi. Ariko reka mbere y'ubuki mbanze nkoreshe muri ntuzi. Iyi sirafunze nyagufunga. Okay, nayo ikoresheje black pepper, agace k'akayiko ka black pepper, ibyo agace k'akayiko kugira ngo itaza kukurya nk'urusenda niba udakunda urusenda. Noneho n'akayiko kamwe ka oregano kuzuye, akayiko ka oregano. Udafite oregano ushobora gukoresha persil. Hanyuma turashyiramo n'ubuki, noneho akayiko kamwe kuzuye gato. Ntabwo buri bwumvikanemo bwo kubera ko buraba ari bukeya ugereranyije n'ibyo nashyizemo, no kugira ngo acide igabanuke muri ya vinegere itaza kurya umuntu mu gifu. Buri buki ni ingenzi cyane, burafasha. Hanyuma amata ni ibiyiko 2 ndi bushyiremo by'amata, ariko kugira ngo ntayambogora nkoreshe buriya buryo uwo uzakoresha ibiyiko 2. Aya mavuta nayashyizemo ibiyiko 4, tumva ari ibyo. Ngiye kongera nse n'uvanga neza. Iyi dressing mw'abanyarwanda mwirakundwa, iryoshya salade. Iyi dressing mwogahekamo. Murumva navira mawe ashangiye guta nkora salade gakeya, ubundi nshyireho mbatestingire, sibyo? Kuko mba ntabwo nafata ngo ntamire gutya yanyeca. Reka mfata agasalade gakeya ngakore, ubundi dutestinge twumve uko biraba bimeze. Voilà, none ko aya macupa ari ingenzi kuyabika. Arafasha ushyiramo ibintu bigiye bitandukanye. I'm very happy. Ngibi ibintu nkunda mu buzima bwanjye. Aya ari yose wakoresha kuba ari amata. Kibi nuko washyiramo ikivuguto.
icyo dushaka ni agashyushyu sibyo. Voilà, katwegeze ibintu hirya nkora agasalade gakeya ubundi testinge twumve uko bimeze. Noneho hari n'abantu bambwira bati shawo ibyo birungo byose ntabwo rwose twabibona. I know bifata igihe, ariko iyo wabipanze ugafata hagati y'ibihumbi 20 na 25 ukajya mu mujyi nyine mu isoko cyangwa Kimironko, ukinjira muri bwa butike buba buri aho Kimironko cyangwa mu isoko ryo mu mujyi, ukirinda kujya muri supermarché kuko hari ibyo byinshi birahari. Ni mutarde nayiguze mu isoko risanzwe ritari supermarché. Isoko risanzwe amavuta y'olive ahantu henshi aba hari, ukitwaza ibihumbi 25 byawe, ugura amavuta y'olive matoya, ukagura iyi ntuza kenshi bigura 500, 500, 600, 650, ntabwo igirenga aho ngaho bitewe n'aho waguriye sibyo. Ukiyerana ukavuga uti ngiye gukora igikoni cyanjye, ngiye gufata 25,000 yanjye ngende mu mujyi ngura ibirungo ubundi nzi. Ntabwo ibyo birungo mvuze ari byizi sauce salade gusa, oya ni ibirungo byose byo mu gikoni. Ubwo harimo soya sauce, harimo bya birungo byose nababwiye nawe ngiye kubirondorera hano. Wenda ushobora kwibarirwamo nka 1 cyangwa 2. Nakoze video igaragaza ibirungo byose umuntu aba akeneye mu gikoni, ndaza kuyishyira hano hasi uze kuyireba, ubundi uzaba ufite ibirungo byose umuntu akenera mu gikoni kugira ngo abe yakora ikintu icyo aricyo cyose yabonye nko kuri YouTube nk'uku nguku, avuga ati akanda gafite biba ari sawa. Ubwo rero ndafata leti, nabona ko nejeje mfite ibireti byinshi kwirondoza. Ntabwo naguze kamwe ku mufungo wapi, ni ukuzitera mu bikombe no mu mifuka zero busa. Ubwo rero mu kuzironga neza bisanzwe, hari umuntu ambaje ngo ese nguzironga gute. Nazironze neza, ariko inshuro ya gatatu mfata umunyu salt, umunyu w'inyanja, mushyira mu y'amazi. Ni kimwe nuko ushobora gufata ka vinegre koza imboga n'imbuto, ya vinegre y'umweru yandi tugura 800 muri Noza. Iriya ntabwo tuyitekesha, ahubwo tuyigira dute, tuyogesha salade. Muri ayo mazi ya gatatu rero ushobora gusukamo utufuniko 2 tw'iyo vinegre, sino ugakoresha sea salt, umunyu w'inyanja nawo uroza neza. Byakwanga ukaba wakoresha bicarbonate muri amazi ya kabiri. Aya gatatu ugakoresha bicarbonate, igira akazi kenshi kuko ntabwo tugomba kuyirya, ahubwo ugura yogesha. Wamara kuyogesha amazi ya kabiri, aya gatatu ugakoresha amazi ari filtre ayunguruye neza cyangwa atetse cyangwa ya jibu, simbiza ukoresha uri kunywa ayunywa niyo uhita urongesha bwa gatatu. Hano rero dufite abatumirwa. Rero salade irakunzwe, reka dukore bole 2, ubwo ni yacu ni y'abatumirwa bacyura. Mushaka ko nzambakora namwe mukabicyura, ni karibu. Nta mutima mubi, mwe mujye mumpa commande gusa bibakorere mu bicyure. Leti ukuye mu murima ako kanya, murumva ukuntu ziri very healthy, zifite vitamine nyinshi, zose ziracyarimo. Nibwo nyuma yo kuzisoroma pe numva ndi excited shafu, mana yanjye numva byasajije byashimishije. I can't wait mana, niba ari ikintu kintera peti ni salade naga pizza. Abantu bakunda pizza na salade muri aho ejo ndi kubabona muri kure ino video nkavuga nti shaho mwere nikorere salade mbihorere. Umuntu mukunda pizza na salade ndabaramukije, ndabasuhuje cyane, mukomere. Umva iyi video nizere ko nukuri za sharingwa cyane, muzayilikinge cyane, irebwe cyane, kuko umva nikoranye urukundo rwinshi, mbakunda nanjye nikunda. Kambihorere nikorera agasalade kejya, utureti, agakokombre kari simple. Avoka zanjye ziri he? We wa mushefu yakunze n'avoka zanjye. Muyede yabonetse.
biriya salade idafite avoka mba numva ari ikintu iri kubura we. Genda nyanyagizamo gutya. Murabibuka ko turi gukora ibintu bya babiri by'abakoze oda. Abantu tudaturanye pole. Nagakwiye kujya nkora ibyanjye n'ibyanyu, nabishyira kuri stati bamwe bakendaho kunkubita. Kuki wabiriye wenyine? Nukuri naguma nshaka kubirya njyenyine. Ntago mbabona. Muri he? Njye kujya gukora video mbatumeho. Nibyo? Mbatumire mbabwira ni karibu. Mushefu harimo n'inyanya. Shaka n'inyanya. Inyanya enye. Iyi salade bayita garden salad, ni garden nyine. Turi kwikora akajaride keza hano k'icyatsi, karimo udukokomble, udukaroti turapye. Karoti zirapye, ya indi isanzwe mbese, ya indi isanzwe. Niyo twita garden salad, uretse ko ndi bwongeramo agaproteine, amagi n'akavoka k'agafati, dukeneye ifati nziza. Nibyo. Udutunguru gerageza gukata dutoyaho gato. Njye ntabwo nkunda salade ya bya bitunguru by'ibizeru. Bya bitunguru umuntu bitarika nabi. Njyewe nkunda kubibona kuri wakoze nk'inkoko, wakoze nk'inyama nyinshi ziri ku iplateau, wenda ugakata ibitunguru by'ibizeru kugira ngo just udekore. Ariko mbona kukirya muri salade ukuntu wasama. Umuntu ayikorera ibintu bikamunanira kubirya. Wakase dutoya. Koko. Narumiwe. Igitunguru ngo cy'ikizeru. Nkunda udutunguru tw'udukibe dutoya ubona dusa neza muri salade, no kuturya biroroha tunashya vuba. Muri iriya dressing ya honey mustard ni byiza iyo urya agasenda, kunagamo agasenda gatoya wakasari dutoya. Kiriya ari insirimu. Inyanya sasa. Ukaba ufite agasiteke hariya k'inyama, siteke nziza wakoze, cyangwa ufite ikindi harya inkoko nziza wakaranze hariya cyangwa washyize mu ifuru, agatako k'inkoko ugahita ukashyira kuri iyi salade ukajya kwirira. Ukuntu biryoha, uburiye neza, uburiye neza rwose, nta bintu byo bikuremerera mu gifu cyawe. Iki gisorori kindi nyishyire nde? Ninde ushaka salade? Amaboko hejuru. Ndabizi mwahita mbatera ifemba makaceceke. Abantu mukunda salade ndabazi muri benshi. Ntushaka kubatera ifemba. Kurya si biryoha. Kurya biraryoha. Guteka bwo bikaba akarusho. Abantu mudakunda igikoni ndabaramukije. Aha, iyo ni ya salade vrai, irakomeye rwose. Wala l'avocat.
Gerega we Janine ngo uba ufite umwanya ni ukuri nta nubwo mba mbona mu gikoni mpamara umwanya munini juste ikintu gisaba umwanya none se wabwiye tantine ibintu ushaka guteka akabigutunganyiriza iminota 10-15 kujya mu gikoni ugasanga bise bishya juste gutegura ibintu uri bukoreshe les ingrédients nizo zitinda kuzitunganya byo guhata ibirayi gukata inyanya kugicogo nibyo bitinze umuntu ko ufite umukobwa wamubwiye akagutunganyiriza utu tuntu twose ushaka akadushyira ku ruhande ko nanjye ari igihe bimusaba iyo mfite video kandi mwumva naniwe nkabimusaba akaba bintunganyiriza akabantogosereza amagi akampatira ibirayi utuntu nk'utwo ubundi ukaza ukajya mu gikoni ugatekera famiye abana bakarya ibyo bya mami uziko ni ibiryo bya mami niyo byaba bibishye abana batabyanga baravuga ati mami yagiye mu gikoni babazi ngo mami ni isi niyo batari umutetsi nyine nkatwe ariko mami affection ya mami bikenewe n'umugabo aricara akavuga ati bantekeye bampaye agaciro ni ukuri mureke tugerageze tutonora amagi iyi salade ushyizeho ikirayi kimwe gitogosheje ukayirya hariho amagi hariho avoka harimo imboga zose twavanze urumva wakenera ibindi biryo nijoro ufite se amakaroni atogosheje uyashyiramo urumva wakenera ikindi kintu cyo kurya nijoro iyi salade iri complet yubatse ubuzima kandi uburiye pe uburiye byo kurya ureke bya bindi byacu byo gukubita imvange y'ibirayi tukuzuza inda oya uburiye neza ugiye kurara neza udafite ibintu bikubyimbye mu nda kandi ufite proteine ufite vitamine ufite ibintu byose bishoboka umubiri wawe ukeneye uyijyanye ku kazi se mu gitondo byose ukayikora mu gitondo ukayijyana ku kazi so waba ujyana ikintu kizima noneho agasosi salade ukagashyira mu kantu gatoya gapfundikiye ubundi ukakajyana ku kazi saa sita zagera agafata agasalade kawe kumutse ugashyiraho agasosi salade ukarya abantu mupfunyika disi nabahaye pole ariko niko iyi si yubatse mugomba gupfunyika nyine kugira ngo umubiri ukomeze ukore naba ndi kubarangira utuntu tw'ubwenge umuntu yapfunyika hanyuma iyo ugiye kuyipfunyika nk'uku nguku ku kazi ujyanye igi ku ruhande igi buriya ripfundikiriye ahantu usanga ryazanye agahumuro katari keza rero nimba ushaka kuyipfunyika igi ushobora no kuritonora ukarishyira mu kantu ukatereka mu ka lunch box kawe noneho ukaza kurikata niyo warikatisha intoki gutya wamaze gukaraba neza cyangwa n'ikanya ukanaga muri salade ukarya nibyo byiza ntago warishyiramo kuriya ibindi byose wabishyiramo ariko igi no bihumura ukuntu rwose iyo upfunduye uravuga ati ya kiski yayisi okay ndagabanya ne rero mo kabiri agasalade naragakoze mbona ntago mwakarebye cyane numva ndababaye ariko nzongera nkasubiremo nta kundi agasalade k'ishu itukura muramutse mumenya akamaro kayo mwareba video yayo nakoze mukazibajya muyikora kenshi gashoboka kuko ni nziza let me test my salad ndafata akagi mfate n'ibindi byose muri bya ndi nakoze uru salade rwo ndarurya ndumare mbanze honey mustard irahumura neza
ntekinge numve noneho ndabikunda iyo nirongeye ino ntuze ino reti ngiye kubimarira hano biri fureshi ntawe ndi kuri reji kamayoneze ndakemera mwana we nse mbahe nabuze icyo mvuga ntabwo ndi buvuge ndarinda mbimara mwaracikanywe mwambaye mugakora ino salade mugakora n'aka kaduresingi nawe kagoye ni ukuri biraryoshye iyi sasa rero reka nijya kwirira kiri n'abashuti banjye birire naho ubutaha ndabakunda cyane muri kumwe na Chef Jeannine please mukore subscribe mukore share mukore comment iyo umuntu agiye gusaba ahita atuza mukore share mukore comment mumbwire ibindi mushaka nzabakorera bye naho ubutaha bizu ndabakunda cyane bye